kanya dutangura kubabaza ibibazo hama ikiganiro kizoba gitanguye. Okay. Yes. Okay, turabaye kaze mwese mu kiganiro cuno munsi za gukorana na Pastor Emmanuel Senga ari mu gihugu c'u Rwanda. Jenda kibashikiriza nitwa Ange Michel Muhayimana. Abenshi muramenyereye kiganiro sanze shikiriza kuri WhatsApp citwa ukuri kubohora. Abasanzwe mba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara gitonya citwa Bedford, ariko kiri mu bisagara bibiri bikuru byitwa Dallas hamwe na Fort Worth muri Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero ndabaye kaze cyane mwese abifatanje natwe muri kino kiganiro cuno munsi, haba kuri Zoom canke kuri Facebook live. Hari abariko badukurikira ubunye mu kiganiro kiyo kibera kuri Facebook, ariko kandi no kuri Zoom kubaje kwifatanya natwe mu kiganiro biciye kuri Zoom. Ndabaye kaze, turi kumwe n'abantu mutandukanye muri mu bihugu bitandukanye. Sinababwira mwese ngo mwivuge aho muherereye canke amazina yanyu ntitwobivamwo, ariko ndaza gusaba mu kanya umushitsi wacu Emmanuel Senga, Pastor Emmanuel Senga ava mu gihugu c'u Rwanda Kigali, mu ishengero rya Eglise Vivante, kumbore aza kutwibwira wari, ariko mu kanya gatonya jewe numva mwe noshaka kuvuga gatonya nge namumenye. Abantu menyereye mwamenye ko tugira ibiganiro tugatumira abantu batandukanye. Je namumenye biciye kuri YouTube. Nibaza ko abantu benshi babazi kuri YouTube. Cyane cyane nka turi mu diaspora, abantu benshi baragukurikira, benshi cyane. Abantu ibihumbi baragukurikira. Ariko nkuko nabikubwiye, je nakumenye biciye ku muntu w'inshuti yo mu muryango iri hafi. Yako arakubwa kuganira na madame wanje amemete nawe nyine ariko ku murongo ngaha. Hanyuma ni umuntu w'inshuti wo mu ishengero rya Eglise Vivante y'u Burundi, ariko arakuvuga inyigisho wigisha z'ubuntu bw'Imana, ariko araganira nyene. Hamaca ngira iryo shaka ryo kuja kukurondera, ndavuga ni kamanzi ndamwumvirize. Nafashe umwanya wo kumviriza inyigisho zitandukanye, amaenseignement mwagize atandukanye, cyane cyane ayo mwagize mu buryo bw'ibibazo, aho witwa Denis n'undi musore sinamwibuka izina yakubaje bakwaza ibibazo. Hama turakurikira, numva by'ukuri umutima wanje ubwambere uragukunze, ubwa kabiri numva ko tuvuga ubutumwa bumwe bw'ubuntu bw'Imana bwerekeye Kristo Yesu umwami wacu. Hama numva mutima ndarongowe ko numva umengo no guhamagara nkakubaza si wokwemera ko dukorana ikiganiro. Naho uri kure, uri mu gihugu c'u Rwanda ndi muri Amerika, ntibisigura yuko technology tworohereza ko dufasha umubiri wa Kristo. Abantu bariko barakurikira kino kiganiro abantu batandukanye, ndabona bari mu Bubiligi, mu Bwongereza, Canada, mu Rwanda, hirya no hino ku isi, ndabona n'abari muri Suisse. Rero niza yuko by'ukuri kiganiro kiza kudufasha cyane, kikatwigisha. Rero Pastor Emmanuel Senga, sinzi by'ukuri ko mwotwibwira ukatwidondora urinde, hanyuma twaza gutangura ikiganiro cacu no munsi. Murakoze cyane, nkuko bari muvuze, nitwa Senga Emmanuel, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, maze imyaka hafi 9, harabura amezi make gusa imyaka 9 ibe yuzuye nubatse urugo. Muri iyo myaka 9 nubatse 8 nyuma ndi umupasiteri. Ntuye Kigali, nsengera muri Eglise Vivante kuko mwabivuze. Ntabwo rero njye numva CV yanjye nto, numva hari bihagije n'ibyo, reka niba ari ibindi navuze mumbaze. Urakoze cyane, ibyo birakwiye kugira ngo abantu bashobore kumutahura. Naho twakubaje ngo wivuge, abantu benshi burya basanzwe bakuzi ko baragukurikira cyane. Mugabo nka je sinarinzi imyaka umaze wubatse, sinarinzi ko umaze imyaka ishika 9 wubatse, imyaka 8 uri umupastori. Ariko nibaza yuko ibintu bikuru bikora abantu benshi baravyumvise. Ariko gato ya Pastor, mbere yuko twinjira mu cigwa cacu, hariho ijambo ariko ravuga nk'uko ijambo ry'uno munsi twiga ko rivuga ngo ubutumwa bwiza ni iki.
mbega ni gute watandukanya ubutumwa bw'ukuri n'ubutumwa bw'ikinyoma, ubutumwa butari bwo. Hari ijambo ariko aravuga n'uno munsi nako ndigisha muri church ko ndi umupastor w'ishengero rya New Covenant Fellowship ngaha muri Dallas muri Texas. Ni ishengero ndiko ndatangura rimaze hafi amezi 10. No munsi nako ndigisha ndanakuvuga ndavuga ikintu wavuze ni ikintu cankoze ko cyamatse ubuzima bwanje. Waravuze ati umuntu arashobora kwigisha ijambo ry'Imana atari ko arabwiriza ubutumwa bwiza. Nibaza ko ndaparaphrase ngana nabivuze ati umuntu arashobora ko ariko aravuga ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana ni menshi kandi ni meza, ati mugabo atari ko abwiriza ubutumwa bwiza. Iryo jambo nukuri ryaranezereye. Mugabo ndavuga nti uno munsi mucigwa numvume ngo wodufasha woza kutubwira ati utubwira uti ubutumwa bwiza ni iki, amajambo y'Imana ni naya, kuko hari abantu bigisha batandukanye kandi ni benshi cyane kandi bose bavuga ko bakorera Imana. None pastor kubwanyu no munsi ijambo ni gwanyu, je ndaza kubaza mu nyuma kumuragira expose utubwire utwigishe ubutumwa bwiza ni iki, mbega umuntu yigisha ijambo ry'Imana n'uwigisha ubutumwa bwiza batandukaniye he, komsa abantu bakadukurikira bashoboye gutahura. Murakoze, ijambo ni gwanyu, murigisha umwanya mukoresha ni gwanyu. Murakoze cyane pastor, ndeka nanjye mbanze mbashimire kuba mwaratekereje kuntumira. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri bitabishyiramo ubushake ntabwo byari gukunda. Ntabwo nari mbazi nk'uko bivuga uwo mutima wo gushaka gufasha umubiri wa Kristo bikuye ku mutima. Ndagushimiye. Ndashimira buri wese waje gufatanya natwe kugira ngo tuganire aya magambo y'Imana. Kubera ukuntu twigishijwe nabi nta nubwo tubishyiraho, nta muntu dushyiraho ikosa n'umwe mu batwigishije. Ngewe iyo ndebye abanyigishije bampaye ibyo bari bafite byose. Ibyo batampaye navuga nari nkeneye ntabyo bari bafite. Iyo baza kubigira bari kubimpa. Niyo mpamvu nta kosa, ntawe nshyiraho urubanza, nta n'uwumva ugira kunenga ngo hagire umuntu wumva ubaye offended kubera ko twavuze ko hari ibyo twavuze atiyumvamo. Burya abantu dutinya impinduka, dutinya kwemera ko twizeye ibintu bitari byo kubera imyaka myinshi tubimazemo, ndetse rimwe na rimwe akaba ari ibintu byiza. Hello pastor. Nibanza ko connection yiwe ikiramugora. Murambabarira, iyi ni Afrika. Byari byikubye gato. Sorry. Hanyuma nari nkivuga nti harubwo usanga twaramaze imyaka myinshi twizera ibintu bitari byo. Gusa tukagira ingorane imwe yo gushaka gutemera ubutumwa twakiriye bundi bushya, kuko twibwira ko ibyo twari dufite mbere byari byiza cyane, ko hari n'ibyo twitirira Imana yakoze mu buzima bwacu. Noneho tugashaka kuvuga ngo ko bya bindi se nabonye ari Imana ibikora, ko cyagiye yavuganye nanjye, buriya ntabwo nari nizeye ukuri, bigatuma ujugunya ubutumwa bwiza ubonye kuko washatse kugundira ibyo wita ukuri. Imana ni nziza. Imana ni nziza, ni Imana yacu, niyo yaturemye, iradukunda, ni nziza. Na Yesu ataraza mu isi, sinzi niba mbivuze uko ashaka kubivuga. Imana ni nziza na Yesu ataraza mu isi. Ntabwo Imana yagizwe nziza na Yesu, oya, Imana ni nziza, yuzuye urukundo kuva na mbere hose. Ariko Petero avuga ko Imana yagambiriye kera ngo hanyuma ishyiraho igihe cyategetswe, ari iki gihe cyo gutanga umwana wayo kugira ngo isi yose ikirire muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri ntabwo ndatangira, ndacyabasuhuza, ndakivuga uburyo ubutumwa bwiza kenshi tubujugunya kubera kwanga gusa ko ibyo twakiriye atari byo, kwanga gusa ko twumva ko dutinya kumva ko twayobye, dutinya kumva ko twamaze igihe mu bintu bitari byo. Noneho n'ubutumwa bwiza bwaza tukabujugunya tuvuga ko abantu bigisha ubuntu. None nanjye nkibaza, nkunda kuvuga nti niba uvuga ko ngiye mpindutse umunyabuntu, ubwo nawe ushakira izina ryo kwitwa umunyamategeko, kuko nta bindi bibaho muri Bibiliya uretse ibyo. Ngewe hari n'abandi bantu bigira ko babisobanukiwe kuruta abandi, bagashaka kubwiharira babwita ubwabo. Ubuntu ni ubwa twese.
ubuntu bwatangiwe isi yose ngo uyikize. Ubuhakana ni ukutabimenya, ubujugunya ni ukwanga kurekura idini no koroshya umutima ngo bukorere mu mutima we, ariko ubuntu twarabuhawe. Rero tugarutse ku cyo wavugaga ubutumwa bwiza, reka nsubize cya kibazo. Mu by'ukuri umuntu ashobora kuvuga ijambo ry'Imana ariko atavuze ubutumwa bwiza, atavuze inkuru nziza. Kubera iki? Ubu mvuze ko Yesu Imana yarimbuye Abisirayeli mu butayu, ibyo mvuze ni ijambo ry'Imana kandi koko yarabikoze, ariko ntabwo ari inkuru nziza, ntabwo iyo nkuru iryoshye. Kuvuga ko abantu bazarimbuka, abanyabyaha bazapfa, ntabwo ubeshye, ariko iyo si inkuru nziza. Tubishyire mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi cyoroshye. Niyo bantuma bakambwira ngo nze kukurikira, burya mama wawe papa wawe wa murwayi yapfuye, iyo nkuru ni ukuri ariko ntabwo ari nziza. Inkuru yitwa inkuru nziza nyine kuko irimo ikintu cyiza. Ubu nkubwiye ko madamu, nabonye ko madamu pasiteri atwite, bakubwiye ati madamu afashwe n'ibise, utari uhari uri ku kazi arabyaye kandi yabyaye neza. Iyo ni inkuru nziza. Yego, inkuru nziza rero twe tutarenze no kubikabya, ni n'utuzaniye inkuru nziza, ikintu kinezeza umutima. Tugarutse kuri Bibiliya, ese inkuru nziza ni iyihe? Ni yuko Imana izatanga umwana wayo w'ikinege, noneho yaramutanze ubu akaza mu isi agapfira abanyabyaha, agapfira abakwiriye gupfa, agapfira abantu bakwiriye urupfu ubwabo babizemera ko batarenganye, kuko impembo y'ibyaha ni urupfu. Ibyo twese turabyemeranya. Ngewe nibaza ko iyo nza gupfa Imana ntiyari kuba indenganije, ahubwo yari kuba ibaye umucamanza utabera. Turaza kubiganira, hari amagambo atatu twiteranya ariko meza: ubutabera, mu Kirundi babyita ubutungane, justice, ijambo imbabazi ndetse n'ubuntu. Ayo magambo usanga ari ishingiro ryo kumenya ubutumwa bwiza. Imana iyo iza kumfata ikanshyira mu muriro, ngewe ngemezwa n'umutima ko itandenganije, niba impembo y'ibyaha ari urupfu. Ariko ubutumwa bwiza bukurikira umurongo hasi ngo ariko impano y'Imana yo ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, buhawe abanyabyaha, ngewe mpawe icyo ntari nkwiriye. Mu by'ukuri iyo niyo nkuru nziza, yuko Yesu uwumurebye burya apfa ntiyiyahuraga, apfa ntabwo yarimo akorera izina, apfa ntiyakoreraga ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Yapfuye kugira ngo twebwe abanyabyaha twe gupfa, yadukoreye igihano. Mu Kinyarwanda bakoresha Ikinyarwanda gikomeye cyitwa ngo yabaye impongano, yabaye ikiru, yabaye impongano. Ni ikintu umuntu atanga ngo acungure ikindi. Yatanze ubuzima bwe ngo acungure ubwanjye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Iyo nkuru niyo yitwa inkuru nziza kuruta izindi zose zibaho mu isi. Mu Cyongereza mwe muri Amerika niho hava ijambo ryitwa a gospel. Gospel ni ukuvuga ngo a good news. Noneho iyo good news ngo iri prononce, itangajwe n'Imana. Niyo mpamvu ni amagambo ava mu Kigiriki, kuko atari etymology ngiye kuvuga. Rero gospel ni inkuru nziza itangajwe n'Imana. Imana ubwayo itangaje ivuga ngo iki? Mbabariye abanyabyaha, abakwiriye gupfa bose bafite ubugingo kubwo kwizera umurimo nkoreye muri Kristo Yesu. Ikintu cyose rero waza kutwigisha kidashingiye kuri iyo nkuru, kitavugiye iyo nkuru, cyaba ijambo ry'Imana kuko urisomye, ariko mu by'ukuri si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni igihe gusa ibyo uvuga bizaba bishyize Yesu au centre, cyangwa Jesus becoming centered in every kind of preaching. Mu gihe Yesu gusa aba ari ubaye izingiro, ubaye center y'ubutumwa bwiza, y'ibintu byose uvugiye kuri pulpit, icyo gihe nibwo bizitwa ubutumwa bwiza. Naho bitari ibyo, ibitavuga ruka kuri Yesu si ubutumwa bwiza. Natanga ibyanditswe birenze byinshi, ibyanditswe mfite ni byinshi. Abakatolika bo bavuga ko gospel, unagiye kureba uko bisobanurwa na za dictionnaire n'iki, ni bwa butumwa bune Mariko, Matayo na Luka ndetse na Yohana. Ibyo byiswe ubutumwa bwiza, nicyo bita gospel. Ibyo byaba ari ibitabo, ahubwo ubutumwa tububonamo imbere. Nta nubwo ari Matayo wabanje kubuvuga, si na Yesu wabanje kubuvuga. Ubutumwa bwiza bwabanje guhanurwa n'abahanuzi. Reka mbere muri Yesaya 61 uhere ku murongo wa mbere: umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yasize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Mu Cyongereza bavuga a gospel.
agasobanura ibintu birindwi bigize ubwo butumwa bwiza. Icya mbere ngo ni ukugira ngo mbwire imbohe ko zibohowe, mbwire n'abashirira ko bahozwa, mbwire abari mu nzu y'imbohe ko bagiye kuyivamo. Hari icyo bita mu gifaransa les prisonniers, les opprimés et les prisonniers. Mbega abantu bafunzwe n'abantu bari opprimés, batsikamiwe, bari oppressé, biratandukanye. Hari umuntu ufunzwe azira cyane cyane imfungwa, les prisonniers baba bazira ibyaha byabo. Abantu bari opprimés nabo cyangwa se batsikamiwe n'imbaraga z'ikibi, bashobora kuba abantu cyane cyane bari opprimés n'abantu baba bafunzwe cyangwa se baba batsikamiwe, bahinduka imbata kubera ko ubafashe bugwate abarusha imbaraga. Mu kinyarwanda babyita ko cyane cyane les slaves. Bari abantu baba opprimés, abantu baba bafashwe nta cyaba barimo, ahubwo nuko koko baba bakoreshwa ubucakara n'uburetwa kubera umwanzi wabo. Abo bose Yesu yaje kubabohora. Icyo nicyo gituma ngo amenyeshe umwaka w'iteka agiremo imbabazi, amenyeshe ko impumyi zihumuka, atangaza umwaka w'impuhwe. Ibyo nibyo bituma tubyita ubutumwa bwiza. Nawe ubwe niko avuga ubutumwa bwiza bwaruka ibice 4 akiva mu butayu. Yesu amaze kubatizwa avuye mu butayu, ngo ariho imbaraga z'umwuka, ngo akimuha igitabo ngo asome, atangirira hahandi n'ubundi umwuka w'iteka ari kuri njye, yansize amavuta ngo mbwire ibisenzegeri byashenjaguwe n'ibyaha yuko noneho hariho kubabarirwa no kubohoka. Iyo nkuru nziza niyo nkuru ituma tuvuga ko ariyo yonyine dukwiye kuvuga. Ubutumwa bwiza bwa Mariko 16, Yesu ubwo yatumaga abigishwa be, nimugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abakorinto asubiriramo Abaroma bo yarababwiye n'umurongo tuzi ngira ngo twafashe mu mutwe turi benshi, igice cya 1 umurongo wa 16, ngo rego ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko niyo yonyine, niho honyine harimo imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Aravuga ngo ndetse muri bwo nimo gukiranuka kw'Imana guhishurwa. Ugukiranuka ubundi hari ugukiranuka kw'amategeko, hari ugukiranuka kw'abantu, hari ugukiranuka kwari kuriho na mbere mu gihe cya Mose, ariko hakabaho gukiranuka kwitwa gukiranuka kw'Imana, righteousness from God, righteousness of God. Uko gukiranuka kw'Imana rero niyo yarakuduhaye tuguharurwa mu Kirundi, yarakuduharuyeho. Uko rero tuguhabwa gusa binyuze mu butumwa bwiza. Iyo niyo nkuru nziza iruta izindi zose ishobora kumvikana mu matwi y'abantu. Niyo nkuru nziza iruta kuba umumiliyarderi, niyo nkuru nziza iruta kuba ikimenywa na bose, niyo nkuru nziza irenze izindi. Kuko memere miliyarderi, wibuka bamwe ngira ngo mwari muri Amerika witwa Steve Jobs, wari uyoboye Apple, ayari umukire, yigeze kuvuga amagambo yagiye avuga, birashoboka ko ari we cyangwa atari we, avuga ati reba undyamye kuri aka gatanda katarengeje M20, nabuze umuntu naha miliyari nibura ngo asimbure. Rero waba umumiliyarderi ariko nta cyakwizeza ubuzima bw'iteka uretse gusa muri Kristo Yesu. Niyo watubwira ko dufite iratuna ngo kubaha Imana, dufite isezerano ryo muri ubu buzima bw'ubuzaza no mu isi ntabwo tubaye, ntabwo dupfuye, ariko tuzi ko ubuzima bumeze nko guhumbya no guhumbura, aho tuzamara imyaka myinshi 80 cyangwa 90 nitukabye kuramba, ariko tukanga tukazapfa. Iyo nkuru nziza nivuga ngo uzazuka, uzukire kubaho iteka, uzukire kwambara umubiri udapfa, uzukire gusa n'Imana, uzukire kubaho kuko aricyo Yesu yagukoreye. Iyo ni nkuru nziza. Sinzi niba mbivuze neza. Kuba wabwiriza ubutumwa ukavuga muri Yesaya ntubeshye, ariko niba muri Yesaya utahavana Yesu ntabwo ari inkuru nziza. Reka nanjye iki cyane twenda twirinde tubaza kuza kubivuga. Yesu nkivuga kenshi, nzakomeza nkigarukemo kenshi. Ni mu butumwa bwanditswe na Luka ibice 24 uhereye ku murongo wa 14 ugasimbuka kagaruka ku murongo wa 24. Yesu ngo akimara kuzuka, ngo ubwo yerekaga abantu bari bagiye Emmaus, harimo umugabo witwaga Kleopa n'undi mugenzi we batatubwira izina, ngo bari mu rugendo ubwo Yesu yabiyerekaga, ngo baramubwiye ati wowe utaza mu kuba Yerusalemu, ngo nuko Yesu ati simbizi. Batangira kumubwira ati na ya Yesu twatuzi ko azuzabera umukiza w'Isiraheli, none baramwishe bari mu majurune. Nuko Yesu ati ntabwo mutinze kwizera byavuzwe n'abahanuzi, kwizera koko ibya Mesiya, ngo nuko abasobanurira ibyanditswe kuri we mu buhanuzi, ibyanditswe kuri we mu mategeko ya Mose, ibyanditswe kuri we muri Zaburi. Mu bundi buryo Danone 24 kwavuga ngo yungura abigishwa b'ubwenge
kugira ngo bigende bite, kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe kuri we mu buhanuzi, mu mategeko ya Mose ndetse no muri Zaburi. Ibyo rero nibyo bagiye kubwiriza isi. Tubirebe mu byakozwe n'intumwa ibice 3, niko Bibiliya itubwira. Cakwere mu byanditswe mu byakozwe mu bice 2. Mu by'ukuri intumwa za Yesu nta n'ikindi zigishije, zafashe kera zerekana uburyo ryasohoreye muri Kristo Yesu, uburyo ibyo Mose yavuze, kuko nka Petero yifashisha ibyanditswe mu gutegeka kwa 2 ibice 18 uhereye ku murongo wa 16, aho Mose yavugaga ngo Imana izabohereza umuhanuzi umeze nkanjye, ngo ariko watandukanye nanjye kuko ijambo ry'Imana riri muri we. Agenda yerekana ibyanditswe abikuramo, yerekana ko byavugaga Yesu ari we nkuru nziza yo kuzanira agakiza isi. Rero mu gihe cyose kuri njye narabivuze, nzakomeza bivuge, burya ya mategeko ya Mose yasobanuraga Yesu. Niyo mpamvu nigeze kubwira abakristo b'iwacu, ngitangira kuba pasiteri, njyewe nta kindi mfite nzababwiriza uretse Yesu, ni kuko mfite ibibwiriza bigera ku gihumbi byo kumuvugaho ntibirarishira rero. Ibaze nawe ubuse kugira ngo nabwiriza ibibwiriza 1000, kandi muri ibyo 1000 hazavamo ibindi bibwiriza ibindi 1000. Yesu ni wo kuvugwa, ahubwo tunafite nuko dusobanuza amagambo we. Yewe ndamubona mu bitambo, nkamubona mu minsi mikuru y'Abayuda, nkamubona byose niko biri tubwira. Bya bindi by'ihema ry'ibonaniro byari igishushanyo, byari ikigereranyo, byashushanyaga Yesu, byari igicapo mu Kirundi byerekana Yesu. Biratangaje ko ndo munsi wa Pentekote waravugaga Yesu. Biratangaje ko niba bavugaga umuganura mu Kirundi mu byita umushuzo, yaravugaga Yesu n'umwuka wera. Biratangaje ko niba bavugaga iminsi y'ingando babaga bishushanya byerekana iminsi icyo bita millennium. Rero bavandimwe, nta cyanditswe kitarashushanyaga we, niwe wari ishusho yo mu ihema ry'ibonaniro. Za bitambo Mose yavuze bazatamba byashushanyaga we. Cya gitabo cyo Kuva burya kirimo ibice 3 ubigeranije byanditse, igice cya mbere, cya kabiri n'igice cya gatatu. Ndavuga parti ubigeranije icyo bisobanura. Ari mu gice cya mbere kivuga deliverance, uko Imana yakwiyejeje Abisirayeli bavana mu Egiputa. Igice cya kabiri cyavugaga demand, iby'Imana isaba abanyegiputa. Igice cya gatatu ni dwelling, Imana iguma hagati y'ubwoko bwayo, udemera ubuturo uri hagati muri mwe. Ibyo byose iyo bireba bisobanura Yesu. Niwe wadukije ntacyo dukoze, niwe ugira ibyo dusaba, nanone ntabwo dukizwa ngo turekeraho, agira ibyo dusaba kugira ngo duse nawe, hanyuma agatura muri twe, zaba muri mwe. Nshuti zanjye, Yesu dufite ibyo kumuvugaho ibihumbi, ahubwo ntitubisobanukiwe. Niwe butumwa bwiza, niwe wari wihishe mu buhanuzi bwa Yesaya, niwe wari wihishe mu bitabo bya Mose, niwe wari wihishe mu gitabo cy'Itangiriro. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Niba atari we butumwa rero, ibindi ni amagambo y'Imana meza, ariko si ubutumwa bwiza. Urakoze cyane pastor, ariko uvuze amajambo meza kandi akomeye, ariko je ngicangira ikibazo. Urabona mu Kinyarwanda mu byita amatorero, ama eglise menshi, hari abavuga butumwa benshi, umuvuga butumwa no ngaha muri twebwe abari kwadukurikira muri kano kanya, haba kuri Zoom cyangwa kuri Facebook n'abazo kuri kinyigisho kuri YouTube, hari abavuga butumwa benshi bigisha ijambo ry'Imana. Mugabo bavuze uti hari abantu bigisha ijambo ry'Imana, utanga karorero akingene Imana yarimbuye mu Kirundi vyita kwica cyangwa gutikiza Abanyisirayeli muri desert mu bugaragu. Ati ni ijambo ry'Imana yense muri Bibiliya, mugabo nti subutumwa bwiza. Nganca nibaza cangira ikibazo, none umuntu yokora kugira ngo aje muri Ancient Testament mu Isezerano rya kera akuremo Yesu, akuremo inkuru nziza ya Kristo mu Isezerano rya kera, dushingiwe byagenze gute? Byakubaye ko gute ngo uno munsi uvuga gutyo uriko uravuga? Kuko umuntu akumvirije utandukanye n'abantu benshi twumviriza, wowe ntuvuga amajambo, uvuga ijambo. So wokora iki? Ndafise ibibazo byinshi nza kubaza Andre. Pasi icyambere nukumenya ibyo. Urabona uravuze ngo abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza. Niba abantu benshi bavuga ubutumwa, ubwo bakagombye kuvuga ubutumwa bwiza. Niba rero ubutumwa bwiza bavuga atari Yesu, na Bibiliya nta kindi byita, ibyo uri kuvuga sibyo. Wavuze ijambo ry'Imana, wibuke wigishije. Nuko turi kuvuga yaba n'abantu, hari n'abantu bavuga ubutumwa bwiza nako ijambo ry'Imana, pana ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana kuri pulpit, nibura bakatubwira na bya bindi byanditse mu Baheburayo, bakavuga uburyo yishe, bakavuga uburyo irakara, bakavuga uburyo Imana ari Imana itinywa, bakayivuga mu mazina menshi kuko nayayo, bakavuga ati Imana Yehova atiratinyitse, irarimbura,
urimo urayivuga buri gitari kuko na Yesu icyo yapfiriye ubwe yaraje kutubwira ngo naje kubabwira ko Imana ari data. Kimwe mu bintu bikomeye nuko uretse bavuga ngo Yohana 18 ngo atinyuka no kwita Imana ko ari se bwite. Niwe muntu wenyine abajya bakurikirana, ntabwo abasilamu bashobora kubivuga, ntabwo Judaisme ishobora gutinyuka kubikora, nta bandi bantu ku isi. Abantu uko baravuga ku matelefone basabe mu muhore. Okay. Abantu baravuga mu telefone mwihangane muhore. Okay, pasa mu bandanye. Naribuze mu by'ukuri Yesu yazize gutinyuka kuvuga ko Imana ari data. Ibyo yarabibambiwe. Nari nyivuga ko Abasilamu, Judaisme n'andi matorero yose uretse ubukristo bwonyine nibwo butinyuka kwigisha abantu ko Imana ari papa, Imana ni data. Muzakoresha recherche mu bintu bya mbere Abasilamu badashobora kwihanganira ni ukuvuga ko Imana ari data. Ubu yisuzuguye ntibishoboka, yakubyara ite? Ariko Yesu we nicyo kintu yatubwiye. Niyo nkuru nziza irenze izindi ni uko umwizera. Bibiliya tubwira ngo aba umwana w'Imana. Mu kirundi muvuga ngo aracika umwana w'Imana. Kandi Bibiliya igasobanura neza ngo ntabwo avuka nk'uko iby'umubiri bigenda, ngo avuka kuko abizanywe n'Imana ubwayo. Imana ibyara ite? Ibyara umuntu w'umwuka. Iyo niyo nkuru nziza, ni uko njyewe ndi umwana w'Imana. Rero niwigisha Imana ukayivuga nka Yehova, urakara akarimbura mu butayu, ibyo byarabaye ni ukuri, afite icyubahiro muri bikoze. Ariko si ibyo sano byacu nawe, si uko Imana ishaka ko tuyibona. Bazi iminsi nibuka agatekerezo n'igisomo kumwe mu Burundi bigishaga ibisomwa bya bitagangurirwa n'isazi, bakame n'impyisi, nacyo ni igisomo mu Rwanda bigishaga kera. Iki gisomo cyakuyemo yahinduye umutima wanjye, mbona yuko tumereye Imana. Ngo intare yigeze kubona abantu bayanga intare, bakabona abantu barayitinya, bihindura umutima kugira ngo yiyunge nabo, ngo yireme aho bigeze ngiye kwiyunga n'abantu mbere ko yambera nziza, bambera neza. Nuko hanyuma ngo rimwe itatu umuntu mu ishyamba ngo kugira ngo imurye imukiza n'ibindi bikoko, ngo iramuherekeze imugeza mu rugo. Ngo bukeye iza irihisha kugira ngo yumve kwihisha no kwinegeza, kugira ngo rero yumve wa muntu ko ayitangira ubuhamya. Hanyuma wa muntu aravuga ati ntare irakatsindwa n'ingome, hatuzi iyo yivuze ati nimbi gusa. Hanyuma intare ngo yumvise irababara cyane, imaze kubabara biragenda ihura wa muntu bwa kabiri. Araza nyine arongera arisekera, aribwira ati intare iramubwira ngo urabizi ndashaka kunkomeretsa. Hanyuma wa muntu aravuga ati ntabwo mbikora, nutabomeretsa ngenda kuki ngo arebe arayikomeretsa. Bamaze kwikomeretsa iragenda iriga ivirana, ngo imara igihe iravurwa, irakira, igikomere kirakira. Ngo hanyuma yongera guhura na wa muntu bwa gatatu, ngo yanaribwira umuntu ati igikomere wanteye ku mubiri cyakize, atari icyo wanteye ku mutima kubera ubuhamya uvugaho, ati icyo cyanze gukira. None bihuriye he n'ubutumwa bwiza? Ni ibintu arimo kuvuga. Imana yari datiyo, natwe turagiyo, tuyitinya, tuyizi mu bicu, yisha abantu. Yo ubwayo iratekereza, iravuga ati hari urundi ruhande rwanjye mutazi, nuzuye imbabazi, nuzuye ineza. N'ikimenyimenyi Yesu agiye gupfa ku musaraba kugira ngo mwebwe mukire. Kandi icyo gikomere nitwe twagiteye Yesu, nitwe twamwiciye, n'ibyaha byacu yazize, n'amaboko yacu yamwishe. Nibaza ko bikomeretsa umutima w'Imana gutinyuka tukayivuga ko ari Imana irakaye, Imana mbi, Imana izahana, kandi iyo yaremeye gupfa no gusuzugurwa no kuba umuntu kugira ngo twebwe tuyirebe gutyo, tuyikunde gutyo, tuyemere gutyo, kuko ni kwiye. Kutari gutyo rero nibaza ko bikomeretsa umutima niwe waba wibwira kuvuga ijambo ry'Imana. Ayo magambo mvuze arakomeye. Ati nabigenje nte rero? Ntawe umubeshye, ni ubuntu. Ubuntu bw'Imana nibwo bwagishuriye, nibwo bwasobanuriye binyuze mu bintu byinshi. Nacibwa muri 1998 itariki 25 z'ukwezi kwa 9, hari saa 9 z'ijoro, nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza.
urugendo ni runini pe, imyaka ibaye 20 hafi n'ibiri. Ntabwo nakubwira ngo byagenze gute, Imana yakoze umurimo munini muri iyo taje. Kandi uyu munsi sinatibuka kubivuga, nanjye ntarabaye wigisha ijambo, nigisha ubutumwa. Hari igihe kinini cyane nigishije Imana iteye ubwoba, nigishije Imana irimbura, hanyuma kugeza igihe ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana zangezeho, zimpishurira inkuru nziza. Ndaruhuka, menya ko izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, menya yuko Imana inkunda, mpindura imitekerereze, hanyuma ubutumwa bwiza nanjye niteguye kubwamamaza uko nshoboye kose ngo abantu bamenye inkuru nziza. Amen. Pastor, amajambo uko aravuga n'amajambo meza kandi akomeye cyane by'ukuri. Ni nsenga yuko umuntu wese akadukurikiye ashobora gutahura yuko ijambo ry'Imana Bibiliya yubakiye ku muntu ni Yesu Kristo. Kuva mu isezerano rya kera nk'uko babivuze, uhereye mu bavugishwa les prophètes, ukaja mu mategeko ya Mose, ukaduga muri Zaburi, ukaduga mu migani, ukagenda ushika mu byo abakatolika nk'uko bavuze bita inkuru nziza canke injiri, byose bivuga kuri Yesu Kristo. Ariko jengize ikibazo kindi uko uravuga, apana kimwe ndafise nk'ibindi bibazo bibiri kumbura, ariko amaze ikibazo ca mbere wavuze ati hari uruhande rw'Imana abantu benshi batazi, uruhande rw'Imana y'urukundo, umupapa, umuvyeyi, umukunzi wacu, yaduhaye gukiranuka, mu Kinyarwanda mbyita gukiranuka, ubugororotsi canke la justice, righteousness from God, aho umuntu yumva ko by'ukuri ari umukiranutsi muri Kristo, ari umugororotsi muri Kristo. Ariko nkaca ngira ikibazo, wavuze uti jewe nakijwe 1998, ndamara imyaka mbwiriza, ndavuga n'ibintu atari ubutumwa bwiza, ariko umunsi mu buntu bw'Imana barakugendera, hamurahishurirwa. Byagenze gute? Kuko nka jewe kugira uno munsi nimashobora kuba ndikundubahuka kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bw'urukundo rw'Imana, nuko hari icambaye ko mwaka 2009 mu kwezi kwa mbere mu 2009 nari ahantu muri seminaire ndiko ndinterprete, w'umunyamerika ko arigisha. Hanyuma ariko arigisha, nari umuntu w'umujene, ndi mu barongozi ba church, mbwiriza, nirukana abadayimoni, ngisha ibikorane hirya no hino mu byiti biterane mu Kinyarwanda, ariko by'ukuri nkama numva umengo ndi umunyabyaha, nkama numva umengo Imana ntinkunda, Imana umengo ntinyemera, umengo simbereye, nkama ndiko ndasaba Imana kugira iherezo ryiza, ngo sinzoje mu muriro. Uwo ndi umuvuga butumwa, ndongoye abantu, ndi busy n'ibintu by'Imana. Ariko uwo munsi uwo mutama n'umuntu w'umutama kuzubu ariko arigisha, nje nako nduma interprete wiwe muri seminaire y'abapastori, aravuga ku kintu cerekeye ubukiranuka, ubugororotsi buva ku Mana muri Kristo Yesu. Ico kintu Imana yacugurura mu mutima wanje, ndatahura ko by'ukuri nahindutse kugororoka kw'Imana muri Kristo Yesu, kandi ko nduwera atari kubera ibikorwa canke imirimo myiza nakoze, ariko kubera Kristo Yesu ari muri jewe, si ubuzima bwiwe. Ico gihe haba change, mpinduka mu buryo niyumvira, mu buryo mbayeho, no mu buryo nigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma ntanga urwo rugendo ndimwe maze mu myaka 11. Urumva jewe hari icambaye ko nuko nahuye n'umuntu, ariko sinava mvuga ngo ahantu nasenga canke amatorero menshi narinzi ngo bari bavuga ayo majambo y'Imana. Nk'umuntu ariko adukurikira kuri abantu bari muri no group, muri kano kanya kuri Zoom canke Facebook canke YouTube, n'ubundi azokumva izino nyigisho, ari ahantu bigisha ya majambo wavuga, baguma bakubwira Imana y'uburake, Imana igira kwica, Imana igira kumerere nabi, inkoni y'Imana, urabona utagiye mu butayu, bari mu butayu, utagiye mu misozi cyangwa mu nzuzi, ngo Imana ngo urondere Imana. Abantu nk'abo barushe baremerewe, wewe mva ntiwatubwiye exactement aho byabereye. Abantu nk'abo ubafasha gute muri kano kanya ukoresheje testimony yawe? Ukumva bari mu mashengero, barafisa abasengera. Pastor, njyewe wowe wagize amahirwe uribuka umunsi umwe byabaye, njyewe ntabwo nakubwira ngo byabaye umunsi umwe, oya. Urambajije bituma nongera kwisubiramo ngo nibaze harya byagenze gute. Nibaza ko njye byatwaye n'imyaka myinshi ku buryo nashobora no kumenya ngo ese byatangiye ryari. Gusa numva mpindura rwose ngo ntangire kwigisha ubutumwa bwiza, sinzi ko navuga ko byatangiye 2005 yenda, ariko mbisobanukiyeho gato gusa. Nimvuga gato ni gato hafi ya ntago, ni gato y'ikari kanzunyu, ariko numva bisa naho Imana isutse umuriro cyangwa se itangiye kumpinyuza challenges muri nge, cyane cyane mu kwibaza ibibazo. Reka mubwire ngeho byatangiriye cyane, byatangiriye ku igaburo ryera, icyo bita Saint Seine, the Holy Communion. Ni ukuntu twajyaga ku igaburo
aho nasengeraga akaba ariho duhagarikira abantu, twajya ku igaburo nkabona batangiye kwibutsa abantu ko ari abanyabyaha. Noneho nkibaza ariko ubu Yesu yapfuye ngo abanyabyaha tubigizeyo cyangwa yarapfuye ngo abanyabyaha bamwegere? Bitangira gutyo mu kwibaza. Icya kabiri ni uburyo nyine twasereburatingaga the Holy Communion. Wasangaga ari umwanya wo kwibabaza no kwigaya no kuririmba indirimbo z'agahinda ko Yesu yapfuye. Noneho nkibaza impamvu bitubabaza kandi yarapfuye nyine kugira ngo bitumerere neza. Imana itangirana bene ibyo bibazo mu mutima wanjye. Ntumva nge turimo turakora kontrere opposite y'uko ibintu byakagombye gukorwa. Numva tutakagombye kwibuka ko turi abanyabyaha, ahubwo twagombye kwibuka ko twagiriwe neza. Mu by'ukuri urupfu kuki rutubabaza kandi rwaradukijije. Icya kabiri natangiye kwibaza nk'ikintu cyo kuvuga ariko ni gute dutinyuka twebwe kuririmba umusaraba kandi umusaraba ari ikintu kibi. Tangira kwibaza itandukaniro ry'umusaraba wo mwirimbi ni mu matongo y'abapfuye n'umusaraba umanitse ku rusengero. Mbere bitandukaniye ariko umusaraba ni iki gituma abakore tuwishima? Ntangira kwibaza numva afite n'ubwoba bwo kwiyumvira ku kintu Pawulo yanditse avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'urupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga. Nkumva nanjye se nemeranya nabo. Ni gute se umusaraba tuwugira mwiza kandi ari ikimenyetso cy'ubuzima bupfuye? Twebwe twabaye muri Afurika, urabona niyo wajya gusenya nk'hariya abazi Burundi, ugiye gusenya mu ishyamba hariya dizo hafi yo ku kibuga ku mpande, niyo wasanga umuntu yarafashe uduti tubiri gusa akatugira umusaraba akadushinga hasi, iyo uhageze uravuga ati hano hantu bahahambye umuntu, kubera ko umusaraba utwereka ubuzima bwapfuye. Ni gute se umusaraba tuwishimira? Imana igenda itangira gukoresha muri nge ibibazo nk'ibyo nibaza ubwanjye nishidikanyaho, numva nanjye ubwanjye nishidikanyaho. Icya kabiri nk'uko wavuze ni uko guhora wungukirwaho iteka ukagerageza pe. Mon frère pasteur, njyewe naragerageje pe. Nimvuga kugerageza ni ukuri sinigira uwa mbere, ariko naragerageje. Reka nguhe urugero. Ku myaka 16 nibwo nakoze 21 jours ntarya mu gitondo, saa sita na nijoro, iminsi 20. Njyewe narwaye hemorrhoide ni kubera kutarya, kwigiriza ubusa. Ngira ngo abajya bigiriza ubusa barabizi. Muri 2002 kuko icyo gihe mvuze 18 ari hagati ya 16 na 18, ndumva 16 nibwo natangiye kwiriza ubusa. 18 nakoze 21 jours ntarya saa sita na nijoro. Ufite imyaka 19 nibwo nakoze iminsi 40 mu bwije ukuri narya saa sita na nijoro. Nanywaga amazi gusa ndetse rimwe rimwe isukari, ubundi nkanayabura. Nifuza kubona Imana. Naraye mu ishyamba, ntabwo nzibagirwa turi ahantu twagiye ingwe iradusanga bagiye gushaka Imana nk'uko bivuga. Njyewe nagize amahirwe ahantu nasengeraga nakira Yesu mumenya, icyo gihe nababwiraga abantu njya gukizwa barahanuraga, hanyuma bararangiza twibaza se ko barangije turi ku ishuri kandi tukaba tudahanura bizagenda gute? Dusomera Bibiliya kugira ngo tuzabone ibyo tubwira abantu. Ntabwo twayisomeye kuyimenya, twari tuzi n'ubitubwira kugira ngo basi twe tuzabone ibyo tubwira abantu, kuko tutari tuzi ko tuyisoma. Ngira yisomye nyifata mu mutwe, nubwo n'ubu ndashaje nyabona ibi birane narayifashe mu mutwe. Naheraga mu itangiriro nkavuga uko handitse, ngarinda ngeze ku gice cya nyuma. Hari ibitabo narafashe rwose byo gufata mu mutwe, ubutumwa bwiza bwa Yohana, Abaheburayo, Kuva, nk'uko nagiye mbivuga. Narafashe ibitabo byinshi mu mutwe, ariko nkumva ndamisinga something, nkabura the key. Ni ukuvuga iki? Nkumva ndabura ubugingo buhoraho, nkumva ibyo nkora byose n'ibyo mvuga ni nk'ibintu biri vide. Nk'uko navuze rero, Imana atangiye gukoresha ubuhamya buhoro buhoro no guhora numva ubwanjye ntashobora kwizera ko mfite ubugingo buhoraho, kuko nahoraga numva ntari umukiranutsi nk'uko nawe byakugendekeye. Ikindi cya gatatu Imana yakoresheje ni abantu. Hari umwe yazaga akavuga akantu nkumva abibyemo indi mbuto, ariko akagenda atabivuze byose. Ariko cyane ni ibitabo. None atangiye guhura n'ibitabo soma, genda mpura n'ibitabo soma, uyu nawe akanyongera kariya, kugeza igihe Imana yo ubwayo yazanye umucyo wo gusobanukirwa Yesu Kristo uwo ari we n'icyo yaje gukora mu buzima bwacu, no kumenya ko Imana itaduhamagariye idini. Ejo bundi nahoze mbaza abantu, tuganira n'abantu, ndabona ariko ni mumbwiza ukuri. Ambwira nyine ubutumwa bwiza ukuntu tubugeme abantu babyizera. Abantu bafata ko Yesu
yaje mu isi gupfira abanyabyaha cyane abanyamahanga kugira ngo nabo bemererwe kumera nk'abisiraheli noneho bizera amategeko ya Mose. Mu yandi magambo bafata Yesu nk'aho yaje gupfa noneho habaha uburenganzira bwo kuba nk'abayuda cyangwa se abisiraheli cyangwa se kwemererwa amategeko. Hanyuma yicaye mu ijuru abacunze avuga ati shaho afite ikibando ararakaye avuga ngo nimwibeshya n'ukuntu nabapfiriye uzajya birengaho uzajya muvutura uzajya muhonda ni umupolisi urakaye kandi ufite inziko ikomoka ku rupfu. Ubwo ntabwo bwaba ari ubutumwa bwiza. Yaba wagira ngo Yesu yaje kutwemerera natwe kwegera Mose. Ababifata batyo njya mbabaza mbega ko yapfiriye bose hanyuma se abisiraheli bo bamufate bate ko nabo bagiraga amategeko ya Mose bo yaje kubakorera iki? Mu by'ukuri Yesu yatuzaniye inkuru nziza irenze izindi. Hari igitabo kimwe nahuye nacyo nazibagirwa cyavugaga ngo ese imfatiro zisanyutse umuntu yakora iki? Avuga ngo nitugaruke ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Icyo gitabo mu by'ukuri cyashizeho urufatiro rukomeye mu buzima bwanjye n'ibindi. Hari n'ikindi gitabo cyanditswe n'umudamu witwa Anna Feld kivuga ngo Living the Better Covenant. Mu Gifaransa kivuga ngo vivre la nouvelle alliance. Nacyo cyagize icyo gikoraho. Yewe n'igitabo cy'umugenzi nacyo cyagize ikintu gikoraho. Navuga ngo nagiye kugira amahirwe yo guhura n'ibitabo kanaka bigenda bimbera nk'umucyo wo kurushaho gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Sinzi ba rero ngerageje gusubiza ikibazo ariko ibyo nibyo byatumye numva dushijeho gusobanukirwa Yesu n'icyo yakoze n'icyo byamariye n'icyo yapfiriye ko ari ukugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Amen, amen. Natwa urakoze cyane n'amajambo meza cyane. Baza ko ngaha bariko baragukurikira benshi ibyo uvuze twese twabibayemo. Ndiyaje nibaza ko ntashitse kuri 40 canke 20 hejuru ngo kwawe ntajya ntanywa. Magabo narakoze ibigomba kumera nk'ibyo. Aho nageze ahantu ndananuka ndonda ibyo ni bike pastor. Ibyo ni nuko ibyo tubara mu mibare mu biharuro gusa. Sinshobora kubwira ishobora naraye mu kinogo hasi mu kinogo muri metero 3 kumara iminsi yibuka umubare. Sinshobora kukubwira imvura yanyagiye y'urubura nagiye mu misozi kubwira gute nashakishije Imana mu mutima wanjye. Icyo nezererwa yarakoze kumishurira Yesu nta yindi nkuru nziza irenze. Amen. Hari abantu hava bakumva kavuga bati abapastori bari kubabwira abantu kunebwa kuba ibinebwe, bareke gusenga, bareke kwiyiriza, bareke kurondera Imana umugani w'abaraho kandi Imana iba muri twebwe. None ga pastor nk'umuntu by'ukuri ariko aratwumviza muri kano kanya arushe, kuko hari abantu barushe kandi bakijijwe, bari busy n'ibikorwa by'Imana, bavuga, babwiriza, abaririmbyi, bari mu mirimo itandukanye, ariko mama bumva kakantu kabuze, kakantu bavuga kari umuntu akumva iby'Imana biramusiga biri kure. Hari umuntu igeze kumbwira ngo ngo hanje ngo je kuva nkijijwe ngo ndi muri kaje ngo ahantu ngo mfise amategeko menshi ngo bambwira. None wumva by'ukuri umuntu nk'uwo mufasha gute? Umuntu ananiwe aguma yita umunyabyaha kandi yarakijijwe, kuko baruzuye basi no mu gusenga umuntu agasenga ngo data buja ngo twe turi abanyabyaha. Abarundi bo bafite n'amasengesho bongera ko ngo turi imisiba ituri abantu. Umuntu nk'uwo mufasha gute? Ariko reka mufashe. Urabona ikintu cy'idini ubu nibwo noneho ntangiye kumva bya bintu ngira ngo ni Karl Marx yavuze avuga ngo religion c'est l'opinion du peuple. N'ukuntu wagira ngo gukizwa kuba umurokore bibuza umuntu gutekereza, bibuza umuntu kwiyumvira, bibuza umuntu kwibaza ku byo ari mu bwabyo. Jesima hari filozofi yakoresheje ivuga ngo iyo ugerageza kwiyumvira ku byo wiyumvira, gerageza gutekereza ku byo utekereza, gerageza ubwawe kwibaza ngo why this, si icyaha, why, kubera iki? Urabona ibaze nawe niba Imana yaratanze Yesu hajya yamutangiye iki? Icyo nicyo kibazo cya mbere, ko yari umwana w'Imana, Yesu yaje gupfira iki? Wibikomplika, bisome nk'uko biri. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16 bisome nk'uko biri. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ugahabwa ubugingo bwiza. Bisome uko biri. Wirizana mu filozofi iyo magambo aroroshye kuruta ibindi bintu byose.
hari amagambo yanditsemo ngo kugira ngo umwizera ntazongere gukora icyaha wako kanya ahita aba umuntu wundi oya ahubwo umwizera ahabwa ubugingo atabukwiriye ahabwa ubugingo buhora rero icyo nicyo kibabaza ntitujya Bibiliya idini ni ikindi kintu ni umwuka nimvuga idini sinshaka kuvuga ADPR Vivante Zion Assembly oya idini mvuga it's like system it's like spirit idini it's beyond doctrine see the sweet nta muntu rero cyangwa amazina y'ibyo twitwa shaka kuvuga oya nawe wibaza harya Yesu yaziye iki ko bavuga ngo kugira ngo umwizera dore wamwemeye wese acika kuba umwana w'Imana hari imirimo bavuzemo hari igikorwa bavuzemo rero tugerageze nibura kwibaza ku byo natwe ubwacu tubwiriza abandi tuvuga twizera twemera nibitagenda gutyo tuzakomeza kuba imbata rimwe nk'uko nakubwiraga Imana itangiye kumurika mu mutima yigeze gukoresha indirimbo ni yaje mu mutima wanjye ariko ishingiye kuri rya jambo Yesu yavuze ngo muze mwese abarushya n'abaremerewe musange ndabaruhura numva muri ngiye haje n'indirimbo ivuga ngo wiruhira mu buruhukiro uzi umuntu waruhiye mu buruhukiro ntashobora kugira ikindi kintu kibaho kimuruhura sinzi ibyo mvuze byumvikana ahantu baruhukira iyo wowe uharuhiye nta kindi umuntu yagukorera kera reka mbikoreshe kuri uru rugero urabona kera abanyarwanda n'abarundi twakundaga gutanga ingero ku batwa amusore suko baciriritse mwese murabizi ntimuze kunyita umuntu ugayana murabizi ko twakundaga gutanga blague zacu zikaba zishingiye ku bantu kuko bari batarabasibiriza ngo rimwe umuntu yahaye umutwe asanze yikoreye abona araremerewe cyane ngo amugirira imbabazi amuha lift aramubwira ati mze unjire mu modoka yari afite pickup aramubwira ati ngaho rero injira mu modoka tujyane gutwara nuko ngo wa mugabo ngo aribwira ngo ubwo ampaye lift arakoze ari bunyihutisha atariko ntabwo lift yayihaye uyu muzigo wanjye noneho agenda muri pickup yikoreye umuzigo ibaza ntafite ahafata reba nawe pickup mu muhanda w'igitaka agenda yiceka ngo yagezeyo yavunitse cyane kuruta uko yari ameze akigendera n'amaguru hari abantu rero nabo binjiye muri Yesu ariko ntibamenya ngo Yesu yaziye iki namwinjiriyemo iki ni ukugira ngo nduhure umutwaro w'ibyaha ni ukugira ngo nduhure ubwo bwoba bw'urupfu rw'iteka nkwiriye kubera ibyaha byanjye ni ukugira ngo mpuze n'Imana ampe icyo nakwiriye aribwo bugingo buhoraho si ukugira ngo mbere umucamanza cyangwa se umupolisi oya ni ukugira ngo ahubwo ambere umuvandimwe ambere inshuti bitagenze gutyo mu by'ukuri jya wibaza ku byo wibaza ibaze ku mpamvu wizera harya wizera iki njyewe naricaye ntangira muri questioninga buri kimwe cyose niyo mpamvu no mu myigishirize yanjye pasa uzarebe ngaruka kuri za definition z'ibintu bimwe na bimwe kugaruka ku nsobanuro z'amagambo amwe n'amwe iyo uvuze ngo narakijijwe ese wakijijwe iki ndi umukizwa tubwira icyo wakijijwe niyo mpamvu iyo tubwiye abantu ngo twakijijwe ibyaha utuma tuba dutangiye kubica bahita bavuga none bashaka kuvuga ko udacumura ushaka kuvuga ko udacumura Yesu yadukijije ikirenze icyaha ni inkomoko yacyo n'iki cyaha kizana ni urupfu rw'iteka ku bw'ibyo rero niyo mpamvu ntafite ubwoba no condemnation nta gucirwa w'iteka kubera iki ntabwo urupfu rw'iteka ngenda nenye nzi neza ko azacirwa w'iteka umva rero abarwayi bo none ukora ibyaha kugira ngo umuntu usage reka da uwagiye ku musaraba ngo ngewe nyir'urupfu rw'iteka yohereje umwuka wera kugira ngo mbashe kubaho ubuzima bunezeza Imana ntabwo ubuzima mubereyemo kugira ngo mbone ubugingo ahubwo niyo mibereho mishya y'abamwakiriye ubugingo ndabufite ahubwo nyuma yo kubugira ni uko mbaho sinzi Imana yo mu ijuru twifashirize ariko reka mwisabe nawe ubwawe wibaze ku magambo uvuga ko wakijijwe harya wakijijwe iki mbere kuvuga ko Yesu yakuruhuye iki harya yarapfuye yapfiriye iki bwira umuntu sobanurira umuntu Yesu yapfiriye iki ko atari ibyo wamusabye Imana ko ntacyo nari namutwaye yaziye iki mu by'ukuri nawe ujye wibaza nyuma hari yenda Imana izagufasha ugire icyo umenya reka mvuge nk'abandi wanditse agatabo k'umugenzi nagusaba ngo ujye ubwira Imana uyinginge iguhishurire Yesu n'icyo yapfiriye uzaruka mu mutima. Amen amen antwa n'amajambo meza aryoshe cyane abana b'Imana benshi nk'uko bakora bivuga benshi usanga batazi nico bakijijwe umwajiti wakijijwe iki akavuga ati nakijijwe ibyaha ubundi avuga ati nakijijwe urubanza rwiwe bidashira ubundi avuga ati je nta n'ivyo nzi ariko urabisiguye neza
iyi Imana dukijije urubanza rw'iteka cyangwa urubanza rw'ibihe bidashira twakira ubuzima bw'Imana buri muri Kristo Yesu. Hari abantu benshi bizera nuko badukurikira muri kano kanya, aho ugasanga umuntu araduta, afite amadute menshi mu mutima wiwe ko by'ukuri ari umwana w'Imana, ko afise ubuzima budashira muri Kristo Yesu. Kandi hari n'abibaza ko ubuzima budashira ari ikintu bazoronka nibashika mu ijuru, atari ikintu bafise ubu. Now, so pastor, ku bantu bakekeranya yuko agakiza kumbure bogatakaza anytime, yumvire nabi yogatakaza, yoja mu muriro kora yashavuriye uwo bubakanye umugabo cyangwa umugore wiwe, umuntu nk'uyo umufasha gute? Kuko nico ndakubaje ibibazo byinshi, kumbure ngira tuzogera iyindi nyigisho mu nyuma. Dufise ibibazo byinshi, umuntu nk'uyo umufasha gute? Ko nabo nyene ni benshi, hari n'abako baratwumviza muri kano kanya baba pastors, preachers, bigisha mu ry'Imana, ariko ubwabo badasobanukiwe yuko ubuzima bw'Imana babufise right now. Umuntu nk'uwo umufasha gute ngo yemezwe? Niba hari n'icanditswe ushobora kuduha canke kimwe canke bibiri, umuntu ahagare ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Pastor, ubundi ikintu wakibonye ute? Banze duhera aho ngaho. Ubuzima bw'iteka wabubonye ute? Niba warabubonye kuko utagikubita umugore, niba warabubonye kuko waritse inzoga, niba warabubonye kuko wumvise bakubwirije iby'umuriro w'iteka ukagira ubwoba, noneho ukavuga ati kandi umuriro w'iteka uzajyamo abantu basambana, biba, bica, bakubita abagore, banywa inzoga na bya bindi tuvuga. Noneho wowe ugashakisha ubugingo buhoraho mu kugerageza kubireka. Antuka kuri nge nakubwira ngo urushaho kugira ubwoba, kubera ko n'ubundi washwanye n'umugore, kuko n'ubundi kizabuguha nicyo wowe wakoze. Ariko you were so wrong. Ibyo ngibyo umbwira aho bishingira hamwe, niba ari mu isezerano rya kera, niba ari mu isezerano rishya, Bibiliya wabisomyemo. Nta na hamwe Bibiliya tubwira, ndavuga ijambo ry'Imana, yuko duhabwa ubugingo buhoraho kubera ibyo twakoze. Oya, ahubwo Bibiliya yerekana neza ko ubugingo buhoraho kubera ko Imana yatanze Yesu nk'impano, kugira ngo umuntu umurebye wese akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya reka myemerere nkoreshe nk'uko navuze, Bibiliya yose ishushanya isobanura Yesu. Mu gitabo cyo kubara ibice 21 guharura mu Kirundi uhereye ku murongo wa 4, Bibiliya tubwira uburyo Abisirayeli bakoze ibyaha, ngo batuka Imana, bitotombera Imana na Mose, ngo bituma inzoka zaduka mu butaka zirabarya. Izo nzoka uwiriye wese wikomoye agapfa, ngo batakira Uwiteka ati bose turakurakaje, gira icyo ukora. Imana ibwira Mose ngo nabaze inzoka mu muringa, inzoka imeze nka za zindi, ayimanike ku giti, ngo umuntu wese uyirebye arakira. Wibuke bari bariwe n'inzoka kubera ibyaha byabo, kubera ibicumuro byabo, ariko gukiraho nta ruhare babigezemo. Gukira byaravugaga gusa ngo reba ku giti, nta kindi usabwa, wereba icyo Imana yakoze. Imana yakoze iki? Yabaje inzoka mu muringa. Yesu abisubiramo neza gutyo, aravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abayirezeho bose bagakira, niko n'umwana w'Imana n'umwana aba azajya ku giti, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ibivuye ku byo yakoze bibi byinshi cyangwa iki, ahubwo biva ku cyo Imana ikoze. Imana yakoze iki? Yatanze Yesu aza afite ishusho y'icyaha. Abakorinto ba 2:5-21, utarigeze amenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mu buryo miraculous, mu buryo bwo kwizera, bwa bumara bwari mu mubiri w'umuntu, iyo yarebaga ya nzoka, bwasaga n'ubuvuye mu mubiri w'umuntu bukajya kuri ya nzoka. Yego, mu buryo bw'igitangaza. Ni nako natwe iyo turebye Yesu, ibyaha byacu byose Imana yabishize kuri we, twebwe tugira gukira, tugira gukiranuka kw'Imana. Iyo nzoka ari muringa, niyo mpamvu nicyo bisobanura. Yesu ntiyari umuntu, Yesu ntabwo ameze nkatwe. Oya, yambaye ishusho yacu, nuko na ya nzoka yari ifite ishusho y'inzoka, ariko mu by'ukuri yari umuringa atari inzoka. Ni nako na Yesu burya ni umwana w'Imana. Niko Pawulo yandikiye Abaroma 1:4, aravuga ngo umurebeye mu mubiri wamwita mwene Dawidi,
ngo ariko mu by'ukuri n'umwana w'Imana bihanwa no kuzuka kwe. Niyo mpamvu atagumye mu isi. Iyo nzoka ishushanyije mu muringa aribyo byerekana Yesu wishushanyije n'abantu, wambaye umubiri akaza mu isi kugira ngo umurebye wese mu buryo bwo kwizera ibyari urupfu rw'iteka cya kiza no gupfa kw'iteka niwe Imana yagishizeho kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho. Nuko nakubwiye nyamura amagambo nabivugamo ngo nkubwire kwiya ariyo nkuru nziza irenze izindi, yuko natwe twakomowe n'icyaha cyatuvukana. Icyaha ubundi ntabwo ari cyo ukoze, n'icyo uri cyo naturellement uri umunyabyaha. Ntabwo icyaha ubundi usambana, kwiba, kwica, gutukana n'ibindi, izo ni imbuto zikomoka ku cyaha, ni fruit z'icyaha. Ese icyaha ni iki? Ni nature yawe, ni kamere yawe, n'uwo uriwe. Ni nayo mpamvu niyo wagerageje kumva wakiranutse hataburamo agatima kakubwira ngo ariko ubu kwera uzajya mu ijuru uragororotse, nuko norumara muri umunyabyaha. Kwizera Yesu, kwemera ko Imana ikorera muri wowe ubwiru, mystère, sinzi mu kirundi uko babyita, mystère, ibanga twe tugira. Dore rero abanyarwanda bakize icyo cyo tugikizeho ibanga, nanjye nawe turarigirana, ariko ubwiru ni mystère, ni c'est pas secret, ni mystère. Icyo kintu ibyo ndashobora gusobanura bikorerwa mu mutima, byitwa kuvuka ubwa kabiri. Imana iguha kuvuka ubwa kabiri cyangwa kuba umwana w'Imana. Icyo nicyo Yesu yakoze, kandi ibyo ntibishingira ku marangamutima, kubyiyumvamo. The feelings, emotions, ni ukwizera. Kwizera ni iki? Ni ukumenya neza ukemera icyo Imana ivuga, nicyo yahamije muri Yesu ko icyo ngicyo ari ukuri. Rero nuko nakubwira wireka ubwoba n'ubundi bushingiye ku kutamenya. Numenya ko ibyo nkubwiye ariko bimeze, uzaruhuka mu mutima. Nutangira kwatura ayo magambo ukemera ko uko bimeze, uzaruhuka mu mutima. Wigenda wemye, Yesu yaje gutuma ugenda wowe. Wigendera ko wunaniye, Yesu yaje ngo ugende wemye. Ugenda uvuga ngo njyewe ndi umwana w'Imana. Kandi ugitukana, yego, kubera iki? N'ubundi nariharuweho, ntabwo ari ibyanjye. Gukiranuka mbarwaho si ukwanjye. Uku gutukana nuko kamere yanjye. Ubundi ese niki gituma tugikora ibyaha? Nuko tugicumbikiye uyu mubiri. Bibiri ivuga ko aricyo kintu kitarakizwa cyonyine. Twebwe mu muntu imbere twarakijwe, turabana b'Imana, dufite ubugingo buhoraho. Gusa ubwo bugingo bucumbitse muri uyu mubiri wa kamere. Uyu rero kuko uyu mubiri wa kamere niko birivuga. Niba ari uwa kamere rero ucumbikiye ubugingo, umva rero umurimo ukorwa n'uyu ni uwo gufata bwa bugingo twagize, wa muntu wavutse ubwa kabiri akaza nicyo Yesu yigishaga ngo nta wafata umunyamaboko ngo amusanze mu nzu ye ngo amwambure ibintu bye atabanje kumuha amaboko n'amaguru. Rero natwe ubugingo bwatwinjiyemo buragenda bugafata wa wundi twari turiwe kera, wa wundi w'icyaha, ya kamere y'icyaha, akamushyira chini ya ulinzi, maze itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikambatura itegeko ry'icyaha na kamere n'ubupfu, maze ngabasha gusohoza iby'amategeko yananiwe gukora, kuko Imana yabisohoje muri Kristo Yesu. Rero nguwo murimo, urwo rugendo ntiruba ako kanya, ariko wikwiciraho iteka, na Yesu ntari guciraho. Umwana w'Imana bishingira ku cyo wakoze, bishingira kuko icyo Yesu yakoze ku musaraba. Amen, amen, amen. N'amajambo aryoshe cyane, kuko abantu narusha imyaka myinshi, kandi abantu benshi bari muri iyo kategori, aho usanga barakijijwe, barakiragakiza, barakiye Yesu, bavuga ko ari abana b'Imana, ariko ugasanga mu mutima by'ukuri bararusha. Yesu yaravuze ati nimuze kuri jewe n'abaremerewe, nimwigire kuri jewe, mwikoze ingata yanjye ntabwo ivuna, ntabwo iremereye. Ariko akenshi dushaka kwikoreza ingufu zacu, dushaka guhagarara mu mirimo yacu, ugasanga umuntu ari ahantu yama aremerewe, yama arushe, yama yumva umengo hariho n'imvugo abakiza dukoresha ngo ndi kure y'Imana, ngo ndi kure y'Imana, ngo uri kure y'Imana. Niyo tuko turabwiriza, twebwe preaching on Sundays, urahamagara nk'abantu ngo basengere, ngo abantu mwumva muri kure y'Imana, ngo nimuze ndabasengere mwegera Imana. Ko ico kintu cyo kuba kure y'Imana coco, akuba kure y'Imana, kwegera Imana, ubivuga kwiki ivyo umuntu mbega araba kure y'Imana yaravutse ubwa kabiri? Jamani gwanyu pastor. Ngewe namubwira ngo wowe uri kure y'Imana, ariko Imana yo ntikuri kure. Biratandukanye. Wowe waba kure y'Imana, ariko yo ntikuri kure. Kandi wifate uko umeze mu byitira Imana, ni wowe siyo, kuko yarakwegereye kurusha ibindi byose. Wakwiyumva n'intege nke, reka tubivuge mu buryo bworoshye. Ndumva mfite intege nke,
simperutse gusenga, my spirit is weak. Ndumva nkeneye kongera reka bikoreshe gutyo kunyura mu gusenga icyo twita kwegera Imana ngo nongere kumva imbaraga, nongere gusubirana imbaraga. Izo mbaraga kwakira amavuta, kongera kumva amarangamutima ameze neza, wibyita ko Imana yari yakugiriye. Imana ikuriha muri bwa buryo, ari uburyo bubiri. We n'ubyita ko wowe bagiye kure petete. Urabona ni nk'ikiganza cyanjye, ikiganza cyanjye njyewe ni kinini, bafatamo akanyenyeri akagashyira hano, yego, hanyuma aka kanyenyeri karimo hagati hano ko kakavuga ngo ndashaka kwegera Imana, hanyuma Imana kakayibara nk'aho urutoki ruri urunguru. Aka kanyenyeri kazumva ko kari kure y'Imana, ariko mu by'ukuri kari mu kiganza, deja kari mu Mana, deja kari mu Mana. Ni natwe nuko tumeze. Yenda hari aho ukeneye kugera mu Mana, ariko wivuga kuri kure yayo, uyirimo already, wowe uri n'Imana nahiri. Kandi iyo humura nutabikora ngo bibe igikorwa cyawe, ntabwo igikorwa cy'umubiri, igikorwa charnel, ngo wumve ko ari wowe ugomba kuyegera kubera ko wasenze, wakoze ibitangaza, ahubwo ukumva ko gusenga ari uburyo yashizeho gusabana nayo. Nagira ngo umenyeshe ko iyo yoroheye kugusangaho irahari, bazamara gukenera iyo biroroshye, kubera ko naho wowe bizagutwara urugendo, nugera hano uzanyerera ugwe, wumva ko byose ni ubuntu bwayo, bwa bundi bwaguye ubugingo buhoraho, n'ubu buracyakora mu buzima bwawe. Iyo byaba imvugo yo gushaka kuvuga ngo ndumva nkeneye gusenga, ndumva nkeneye imbaraga, ndumva nkeneye kumva ukundi gusigwa, ndumva nkeneye kumenya Imana birenzeho, gukura muri yo, reka mbyite gukura. Nta petete teknoloji amagambo ashobora kutaba meza nk'uko tubivuga, ariko icy'ingenzi ni ugusobanukirwa ibyo ari byo. Ariko niba wumva ko kujya kwegera Imana kugira ngo utazabona ubugingo n'isi itazagusanga utari maso, hanyuma igatwara abandi wowe ugasigara, you are wrong totalement. Ikisi warahabize, waratakaye. Amen. Hari ijambo rimwe nkunda riri muri mu Bikorino ba mbere gice 6:17, ariko 6:17. Iryo jambo ririmo jambo nasomye mu myaka ya mbere agakiza mwaka nibaza 2001 niho narisoma, ariko rimbere ijambo rya challenge inzu ubuzima bwanje, ariko ubunye ndaritahura humva ubutsima wanje wanezerewe. Rivuga ngo nuko rero wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka imhemu imwe nawe. Abanyarwanda bavuga umwuka umwe nawe. He who unites himself to the Lord becomes one spirit with him. Umunsi wakira Kristo nkuko pastor bivuze, wegereye Imana. Biritubwira ngo agakiza karatwegere gusa umunsi twizereye ko muri make uno munsi twarakiriye Kristo mu mitima yacu, twahindutse umwuka umwe nawe, one spirit, turi esprit imwe nawe. Rero nturi kure y'Imana, kuko umuntu agizwe na dimensions zitatu. Umuntu agizwe n'impemu, umushaha n'umubiri, spirit, soul and body. Impemu yawe rero Yesu yarayijemo, arayibamwo. Umuntu wa kera Yesu yaramukuyeho, ashiraho umuntu mushasha, wakiri ubuzima bushasha bw'Imana. Mu Gifaransa bavuga ngo le vieil homme, cyangwa the old man. Umuntu wa kera yarakuweho, Yesu agushamo ubuzima bushasha, ubuzima bw'Imana. Nje tubabiri tubwira ngo Kristo niwe buzima bwanyu, ngo niyahishurwa mu bwiza namwe muzohishurwana nawe muri mu bwiza. Rero Yesu niwe buzima bwacu, turamwegereye, aratwegereye, aba muri twebwe. Cyo n'ikibazo nibaza yuko benshi usanga baruhishwa nabo kubera inyigisho kumbure atwigishijwe, uri kure y'Imana, genda kurondera Imana, Imana iri kure yanyu. Ugasanga abantu bamabumva umengo bari deconnecte n'Imana, aba deconnecte ahuye na bene data ariko arasenga, aba connecte bambi yari kumwe na bene data ariko arasenga, aba connecte ariko arumva indirimbo z'Imana, ari muri kino cigwa nk'iki twe turiga ijambo ry'Imana, ni hari connecte n'Imana. Agiye akiyumvira nabi, atandukana n'Imana. Bene data, inkuru nziza nuko Yesu yaguhindukiye ubuzima, nuko wabaye umwe na Yesu Kristo, uri umwuka umwe na Kristo, ntimutandukana, nta joro utandukana n'urukundo rw'Imana ruri mu Kristo Yesu. Uko ijambo ry'Imana ritubwira, usaba akomeye, saboroshe, sinyabugingo, saba marayika, shetani, surupfu, sinzarasa, amagogwa, nta na kimwe cyo gutandukanya. Yesu arakwegereye, yaguhindukiye ubuzima. Rero nakakubwira nongere ku byo pastor ariko aravuga, ariko mu kurangiza kuko icigwa cacu cumana n'amasaha angaha 5, ko amajambo ariko atubwira n'amajambo meza aryoshe cyane. Pastor, wavuze ku bintu ko bantu bigisha ubutumwa bwiza, ko icigwa cacu kivuga ati ubutumwa bwiza abukuri n'ubuhe,
ubutumwa butari bwo n'ubutumwa bwo n'ubu wobimenya gute bitandukanya gute ku ntango kuko baje kwifatanya natwe batevye wari wabivuze ariko nibaza ko inyigisho bazoyiraba kuri Facebook kuri page yanjye cyangwa kuri YouTube bashaka kuyisangaho ariko mu kurangiza nagenda kubaza hari abantu basengera mu matorero atandukanye kandi amatorero atavuga inkuru nziza atavuga ubutumwa bwiza nk'uko wabusiguye bariko baribatse none ko jewe ivyo yavuze Pastor Emmanuel Senga ntabibona aho nsengera none ngire gute ndahave ngende ngumeho what can I do kuko nahuye n'abantu mu Burundi no mu Rwanda ko naranza mu Rwanda kubwiriza ugasanga baragumutse ngo bumvise ubuntu bw'Imana utavuze ijambo ikintu kitari mu buntu agaca avuga ati kare kuyigisha amategeko n'umunyabyagezo mu Burundi bitanga umunyabyagezo abantu nk'abo bari magrize nkayo byo kuri abarongozi batarahishura ubwo butumwa bwiza ubafasha bagira iki icyambere njyewe nifuza ndayibazaga mbese nanjye nta gusobanukirwa burya cyagiye nyiri ahandi mu misozi n'ahandi nari nkeneye iki nari ku muntu wari ubuzi nari mukeneye iki twibaza nari mukeneye iki ntabwo nari mukeneye ko nshira ku iteka kuko na Yesu ntaranshiraho icya kabiri nari mukeneye urukundo rwinshi rukomoka muri bwa buntu bw'Imana urwo rukundo nkarubonera mu buryo yitanga anihangana kugira ngo bamenyeshe ubuntu bw'Imana buri muri Kristo Yesu nawe yagiriwe icya gatatu iyandeka kanjugunya kigendera ntacyo ari kubakoze kuko ubwo buntu iyo twabumenye iyo numva niteguye mu kuri ndavuga mu mutwe nambaye intekerezo zivuga ngo icyampa njya bibwira na madamu yasaba Imana izaninde gupfa ubusa ni iki nubaga umusenga burakozwe n'imodoka arapfa numva mpfuye ubusa ngo bagenda ngo hanyuma ngo agwa mu mazi arapfa ni urupfu ariko mpfuye ubusa Imana izaninde gupfa ubusa at least nibona imwe gutinda nzapfire basohoye ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwiza numva mfite umutwaro wo kubugeza ku bandi wo kubwira abandi iyo nkuru nziza yuko Yesu Kristo umwizera atuye uhoraho nicyo gituma mbona ko Pawulo yarameze nanjye ubu noneho aho yavuga ngo urukundo rwa Kristo Yesu rurama sinekereza ko ku buzima bwanjye hari icyo buvuze ahubwo ndatumbiye mbona Yesu ari we wenyine mbereyeho nyine magambo ubuzima bwanjye bubereyeho numva nta kindi nakwitura ubwo buntu nagiriwe uretse kuba nanjye natanga ubuzima bwanjye ngo abandi bawumenye kuko naziyabura si Imana isaba ariko nzitanga kuri YouTube nzitanga mbwiriza nzitanga umpamagara nk'uko nzitanga bampamagara mu cyaro nzitanga njya mu mujyi nzitanga amafaranga yanjye mbona abandi bamenye ubuzi rero icyambere banza wibaze ese uko ubimenye ubu mbere utarabimenya ko ari idini byagenze gute banza witekerezeho ibaze wowe utarabumenya na nyuma yo kubumenya harya mbere waba ukeneye iki icyo wumva wakenera ku muntu mbere y'uko umenya umuntu bari cyo nawe wihanganira abanyantege nke ihanganira abataragana icya kabiri uko ubonye uburyo gerageza kubwira abandi ubutumwa bwiza icya gatatu burya nta n'umuntu wanga Yesu n'abari abantu bababaye bajya mu misozi baramushaka ntibaragira amahirwe yo kumuhishurira ibihanganire rero humura nugumamo bazakwirukanira nawe uri kuri y'ijyana bazakwirukanira ntabwo bizatinda bazakwiterera amabuye hanyuma atese ngende fatanya n'abandi niba ugize amahirwe ukabona hari abandi hari itorero koko rivuga ubutumwa bwiza gusa hari n'abarivugira mu bwibone amusore tuzeye kuko kumenya ubuntu bw'Imana bitera umunezero n'umudendezo ku buryo wumva nta kindi kintu kibaho gifite umumaro uretse cyo noneho kubona utarabimenye uba wumva wabaye superior wumva wabaye ikindi kintu wumva koko ka gaciro k'icyo Yesu yakoze giye gutera kuribona haracyari ibindi byinshi ukeneye kumenya kuri we yewe bimwe muri ibyo bigwera gusobanura bikwibona wigenda ngo kuko njyewe muza kunyigisha ngiye kwigisha pasiteri wawe ibintu wamenye hanyuma utangira umubwira ngo uwo munyamategeko we ntacyo uzi n'ubuntu nawe wagiriwe wibuke ko mbere n'ibyo uzi n'itangiriro niwe wari kuyeho nibura yakumenyesheje inkuru nziza nk'uko Pawulo yabivuze nimura bahugura nk'abaso muri uko kwicisha
bugufi muri uko kwemera kubabazwa no kumva witeguye gukora icyo ari cyo cyose ngo n'abandi bamenye ubutumwa bwiza bari icyo ukora. Rimwe nigeze kujya ahantu kwigisha nijoro kandi ngenda naniwe, nageze ari saa sita z'ijoro natumiwe n'urubyiruko rwaruka kugira ngo babaze ibibazo nk'uko. Noneho nabo bambazaga ibibazo mu by'ukuri tujyana n'undi musore nafashaga nakwita nk'umuhungu wanjye. Nkunda kubikora ni uburyo bwiza nabonye bwo gutoza, ni uko ukora abantu bakakureberaho. Hanyuma mu gihe twarimo tuvuga ijambo ry'Imana ndarivuga barambaza koko, ariko ikibazo cyari kiri ntabwo bambaza nk'abashaka kumenya, bambazanya kubwira si ubwibone nta icyo bazi. Urabona mu kinyarwanda babyita kujora, umuntu ukubaza ariko kugira ngo guchallenging akwereke ko you are nothing, ibyo uzi se ni ibiki, njye naso ni ibi n'ibi. Bamusore banyarana kweli ndikora cyane, ararakara byo uretse gusa kunywa asohoka hanze arongera aragaruka tujye gutambira ngo nibwo bwa tujyane nibwo butuma mbabaye ubuzima watari igihe cyawe. Urabona abantu bafata amasaha n'ukuntu runaniwe biyemeye bakwaza n'ubyiyemezi ubusa ndabwira rero njyewe se ko narize mu mutima wanjye numvaga ngifite izindi mbaraga ngo mbabwire ibyo numva namenye ahari ndanakizwa icyama tugatwara umutima wo kumva ubabajwe no kwitanga ukuri ngo hagire n'undi umwe basi amenye ubutumwa bwiza. Nuko nabivuze umura bazakwirukanira amen. Urakoze pastor. Antukavuze ibintu nkuyemo ibintu bibiri jewe. Icambere Imana, kuko imaze gutahura urukundo rw'Imana uza gusanga wihanganira abandi. Rero ico ni ikintu nakoze muri kahise. Ubonye ndahura n'abantu ashaka kunuka kakwandikira ibintu akubwira kuri Facebook ugahora ukanavita ko numuharira kubera isora bawuras si ibintu byacu n'igikorwa c'Imana kandi nubundi buntu umuntu aba yaragiriwe gutahura ubutumwa bwiza cyarico. Ni nka kujya kwakira agakiza, kwakira Yesu n'ubuntu wagiriwe sikora wakoze cyane. Raba abantu muvukana muri famiye yawe, kumbe n'abavyeyi bawe cyangwa nabo muvukana nabo mukorana n'abagenzi nabo mwagendanye, hari n'abapfuye cyangwa bamwe banasaze batizeye umwami Yesu, ariko no musika umwizero ka wumva ufise yo passion. It's all about grace. Kuko grace ni faveur immérité, unmerited favor. Ni mu Kirundi byita ibakwe uhabwa utagikwiriye. Ni kintu Imana igukorera atari ku nguvu zawe, aho gukora inguvu za Kristo. Rero ni Imana yaguhishuriye guhishurirwa ubuntu bw'Imana. Mwene data nta kintu cyo gutuma wibona wuzura ubwibone, ahubwo nibaza ko guca bugufi ari kintu Imana iduhamagara kubamwo, ariko tukagira passion, tukagira ishaka, inyota yo gufasha abandi, yo gufasha umubiri wa Kristo. Nk'ibi tuko turakora twe na Emmanuel, tufise inyota yuko umwe canke babiri canke batatu baruhukira mu mwami wacu Yesu Kristo. Umuntu akizera akamenya Kristo, ukaba passionate, ukaba yo passion y'ibyayi Kristo, atari kubera ubwoba, atari kubera ariko kubera urukundo rw'Imana. Aho ravuga ijambo ry'Imana ngo urukundo rwa Kristo ruratugobera. The love of Christ compels us. We are compelled to goberwa n'urukundo rwa Kristo. Iyo umaze gushika urukundo rwa Kristo rero uza gusanga ufise iyo nyota, iyo nzara, iyo passion, atari kubera ubwoba, ari kubera ukunzwe kandi ukundise muri Kristo Yesu. Rero pastor, umwanya tumaze umwanya isaha n'inusu tuko turavuga. Ibi tuko turabivuga n'amasaha twogumako, twomara amasaha tuko turavuga. Ariko numva ngo no guha ijambo rya nyuma, akajambo ikinumva ubwiye ko aradukurikira. Jewe ku bwa ndifuza ko tuzogira igindi kiganiro kimwe canke ibicanke bitatu, ariko ico numva ikiganiro twovuga nako cerekeye gukiranuka kuva ku Mana, ubugororotsi buva ku Mana, kuko abakristo benshi bazi ko ari abanyabyaha bakijijwe, abanyabyaha babariwe, des pécheurs qui sont pardonnés, ariko ntibatahura ko by'ukuri bakiranutse muri Kristo Yesu, kandi ko ari ikintu bafise atari ikintu bazoronka. Nibaza ko mu nyigisho niwanyemerera tuzofata umwanya tugiye ikindi kiganiro ari ico gusa tuvuga nako, hama kumbe duhe na opportunity y'abantu kubaza ibibazo. Rero reka ndaguha ijambo rya nyuma, ari ijambo umva wobwira ko aradukurikira, hanyuma unadusengere mu kurangiza. Hello?
we turakumva pastor. sinzi niba munyumva. Merci beaucoup. Reka nongereho iki ngiki. Kuri njyewe rero hari abantu babiri iyo ndebye muri iki gihe ubutumwa bwiza cyangwa se ibivugirwa kuri pulpit ubundi biri mu bwoko butatu. Imana ifashe bivuge neza. Hari abantu bigisha ijambo ry'Imana ariko batigisha ubutumwa bwiza. Ibyo nabisobanuye nabivuze kuko ijambo ry'Imana ryose byanditswe muri Bibiliya byose si ubutumwa bwiza. Nibyo Yesu yanavuze ngo nawe yabasobanuriye ibyanditswe kuri we kuko ibyanditswe byose mu bitabo bya Mose ntabwo byavugaga Yesu oya, ariko hari ibyanditswemo muri icyo gitabo bivuga Yesu. Ibyo nibyo Mose yabasobanuriye nako Yesu yabasobanuriye mu bitabo bya Mose, mu bitabo by'abahanuzi n'abandi. Icya kabiri, hari abo ngabo bavuga ijambo ry'Imana bafite ishyaka biteguye kurwana intambara y'Imana yanjye, bafite umuhate, barara mu byumba, barara mu misozi, bahora babwira abantu kwihana, bakunda Imana, bamena umutima, Mana tubabarire, ntibatinya kuvuga ibyaha byabo ku mugaragaro kuko mu kwibabaza no mu kugerageza bumva ariho bakura gukiranuka. Nizere kunyumva. Turakumva. Urakoze cyane. Hakaba rero abakabiri nanone, uwo n'umwe abo ni abakabiri. Abakabiri ni abigisha ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Kristo Yesu n'icyo yakoze, nuko tuvuka muri we no kugororoka tubona muri we n'icyo tuba cyo muri we, hanyuma tugakurira muri we dutegereje ko azaza kutujyana. Nkunda kubivuga tukigisha the full salvation. What is full salvation? The full salvation has three parts. One part is I have been saved by grace, hanyuma I'm being saved and I will be saved. Nuko Pawulo yabivuze, nakijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera, ubu ngubu ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubuto, ariko kuri njyewe uri gukizwa nanone kandi dutegereje agakiza. Niba rero iyo tuvuza kugakiza mu buryo bwuzuye abantu dukurira muri bwo bwose tuba dufite ubuntu. N'abagumva nabi wacaho umuntu nuko Pawulo yabibwiye Abakorinto akavuga ngo ni mu cyaho uwo musambanyi ukora ibizira, ati uramvuga ute afite ubuntu bw'Imana? Nta nubwo tugukura twebwe mu ijuru, ahubwo tuguharira ngo uve mu muryango w'Imana we kuwusezera. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvana umuntu mu gitabo cy'ubugingo. N'igituma tugukubitira ahubwo no kuguhana nuko icyo gitabo cyanditsemo. Abatari abacu ntitubahana. Icya gatatu rero, ndavuga ibintu byigishwa kuri pulpit bitatu tugomba kwitondera. Tugomba kuvuga kimwe gusa cyonyine, ubutumwa bwiza bushingiye kuri Kristo Yesu. Icya nyuma rero ni ubutumwa bwitwa the motivation speakers. Bose n'abavuga ubutumwa kuri the people who are the motivation speakers. N'abantu baza kutubwira, basoma Bibiliya ariko bakivugira ibintu byo mu isi, n'amahame yo mu isi, how to be excellent. Urumva the 5 principles to be a rich. Urumva gusa babisoma bikuye muri Bibiliya. Urarenze, urakomeye, uzi icyo icyo muri wowe. There is a power in you. You have to activate your power. There is energy. Actually bishingiye kuri na kamere, n'abanaturaliste mu bundi buryo. N'abantu bazi gukora amakoti meza ku buryo yumva ukumva ubwenge. Ibyo nabyo si ubutumwa bwiza na busa. Basoma ijambo ry'Imana, uzareba ikizabakwereka, basoma A ntibajya basoma B, ntibajya bavuga muri context. Hari utuntu bagenda bakuramo, hanyuma basomye ubundi bakivugira amahame 5 ya Gandhi, bakavuga amahame 3 ya Miles Monroe, bakavuga 5 ya Will Smith, cyane ko abanyamerika bari batuyoboye, bakavuga ukuntu yiteje imbere. Tuva noneho wabyumva biryohera kamere, ni ibintu byiza. Umwana w'Imana wisobanukiwe ntabwo agenda mu modoka ishaje nk'iyo. I'm son of God. Stand up and shout up that I'm son of God. Urumva ukavuga ibyo, ntabwo njyewe ndi hasi ndi hejuru, ngomba kugenda muri business class. Ngicyo gisobanuro cy'ubutumwa bwawe. Abo nabo murabazi. Be careful of that. Badukundisha isi kuruta Yesu, badukundisha ubuzima bw'ino kuruta aho tujya. Icyo kuba umwana w'Imana bisobanuye n'ibyo bafite none mwitone. Sari babandi batwigisha amategeko bo ikibabaje ni uburyo bakorera byinshi, yani bagabo nibo bacunguzi kuko baricungura kuko uko Yesu ari umucunguzi. Icyo kibabaje. Hakaba n'abandi nabo
ngira connection biramugoye. Connection ngira ya Pastor Emmanuel amugoye mwihangane katumurindire gatonya. Nibaza okay byari bisuye gucika. Urakoze nari kivuga rero mu by'ukuri tugomba kwitonda bakaza bakambwira niba urugero hata pastor hano wimukene noneho iyi nzibamo ihesheje Imana icyubahiro iyi ni nzimana ihesheje Imana icyubahiro bakubona bambaye neza ati pastor iyi koti kabisa niyo umukozi w'Imana ihesheje Imana icyubahiro njye rero ntabwo ndi umunwa ndababwira no ya murimo murambeshye iyi nzu nihesheje Imana icyubahiro kuko hano ntuye hari yandi meza ayirusha kuki se yadahesha Imana icyubahiro ahubwo ngewe uyirimo ni ngewe uzahesha Imana icyubahiro. Amen. Iyi koti nayiguze hari yandi makoti menshi nasize ameze nkayo ahubwo ngiye uyambaye ni ngewe uzahesha Yesu icyubahiro. Rero kandi Paul yaravuze mu bukene no mu bukire twiteguye guhesha Imana icyubahiro. Amen. Ndi mu Rwanda nawe uri muri Amerika twembi twiteguye guhesha Imana icyubahiro. Amen. Mu cyaro cya hano iwacu muri Afurika twese duhamagarirwa guhesha Imana icyubahiro. Ntabwo Paul yaravuze ngo ngewe nize kunyurwa mu mugayo no mu mukire ni twiteguye guhesha Imana icyubahiro kuko abo twagizweho ntaho bahuriye n'ibyo dutunze ntaho bihuriye n'ibyo dutunze nibyo koko dutera imbere cyangwa mugakira mwese nk'uko Paul yabivuze mukaba bakire mugakomera mukaba ibirangirire ariko mwibuka bikabanezeza mu isi Imana iduhera inzu ahubwo twe tuyinezererwe iduhera inzu ahubwo twebwe duhesha icyubahiro iduhera imodoka ngo twebwe duhesha icyubahiro ahubwo twebwe uko twitwaye muri ibyo akaba ariko guhesha Imana icyubahiro. Rero ndabasabye ntituzagwe iburyo cyangwa ibumoso hari abari mu mutego w'amategeko bivugira gukiranuka kwabo hakaba n'abandi barenzwe byatwigisha iby'isi kandi bamwe muri abo bafite amazina y'ibirangirire muzitonde amazina yabo arakomeye ni abantu bafite ibihumbi bakurikirana twebwe ndano uzarebe abazareba iyi video ntibazagera ku gihumbi ariko bakurikiranwa na za miliyoni ndakwinginze utazabyiteranya ni abantu n'ikimenyimenyi n'ibyo bashyira imbere kumugeraho biba bigoye wabisobanuye neza bashyira imbere kubaka amazina yabo ibyubahiro byo mu isi iyo mbareba mbona bazahembwa inaha reka reba ry'ibyabo twebwe tuvuga ubutumwa bwiza tujyana abantu mu bwami bw'Imana tubahindurira gusa na Yesu kandi ko kubava mu bwoba bakira gukiranuka kw'Imana ndumva aho nasoreza Yesu abaho umugisha. Amen, amen. Amen, amen. Urakoze cyane Pastor antuka vraiment ndanezerewe cyane umutima wanje uruhutse antuka I'm so happy ndanezerewe gose nibaza ko next time uzoduha akaryo kuko twigisha hama tugaha abantu kubaza n'ibibazo uko jewe style nkunda kwigisha mo personnellement ndakunda ko abantu babaza ibibazo uko nasanze iwahagaze ukavuga ego urakoze cyane kuvyemera nibaza yuko tuzaza kuvugana hama next time tumenyesha abantu ryari bivanye n'umwanya wanyu ko ndazi kuri umuntu uhamagagwa hirya no hino kwigisha ndagukurikira gose tuzofata akanya dusubiye dutumira abantu ari nka Sunday cyangwa Samedi bivanye n'umwanya wanyu tugire Saturday is better for you guys arabavuze ko biboroheza Samedi ko ya dimanche bamwe bari ku ma eglise nk'aba muri Amerika so rero Pastor sinzi ndagushimiye ngewe ndi umugaragu wanyu amen nibwo buntu bw'Imana ubwo mu kirundi babyita umusuku umusuku cyangwa umukozi umusuku wanyu yego so sinzi Pastor uwo dusengera ugasenga n'abakora dukurikira kuko iyi video ikica live ubunyene kuri Facebook tuzoshara no kuri YouTube sinzi ko wagenda udusengeye hama abashoboye kudukurikirana mwese mwakoze muri abantu mutandukanye muri hirya no hino ndiza ko ino nyigisho iza kubafasha mu birungikira abagenzi banyu kumbure ndazi ko atobura uwo ino nyigisho agufasha
ikamugura amaso mu gukunda Kristo no mu kumenya gusumba uko asanzwe amuzi. Rero pastor jambo ni rwanyu. Urakoze, reka dusenge. Uhoraho Mana nyir'ingabo, turagushimiye cyane kuduhereza uyu mwanya mwiza ngo twongere tuganire ku butangaje wagiriye twebwe abantu. Nta neza n'imwe ibaho mu isi no mu ijuru niyo twahagera wigeze ugirira umuntu ingana no kuduha impano y'akabarabagero ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Warakoze kuduhindura abana bawe. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yabivuze neza, aravuga ngo nta n'umwe mu bamarayika wigeze ubwira uti uyu munsi uri umwana wanjye ndakubyaye niwicare mu bwanjye, ariko twebweho watinyutse kutwita abana bawe. Nubwo bareba mu maso hawe ntabwo bigeze na rimwe bumva mu kanwa kawe uvuga ngo ni abana bawe, ahubwo ni igihe kigukorera ituma ahubwo kurinda twebwe no gukorera twebwe tuzamugakiza. Ndagushimira ubuntu butagira akagero watugiriye bwo gutinyuka wowe ugatinyuka kuvuga kuri data natwe tukaba turi abana. Nejejwe nuko twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka mu bwami bwawe. Ndagushimiye ko umwami w'isano ryacu ari iry'umubyeyi, waratubyaye utubyarira mu bise by'umusaraba, mu bise by'umwana w'Imana, utubyaza umwuka wawe, turabana n'Imana mu bihimbarizwa. Icyo tuje kugusaba ni ubuntu bwinshi bwo kurushaho kudusobanurira no kuduhishurira Yesu. Murika mu mutima ahatabona, aho Satani ajya dushuka mu binyoma, uduhishurire Yesu. Ndakwinginze Mana, ukomeze dusenyagura ibihome by'urukuta, ibihome birebire byubatswe n'idini, ibihome birebire byubatswe n'akamenyero n'ibyo twakuriyemo bituma tutamenya Imana w'Imana. Umuduhishurire tumenye imbaraga nyinshi zakorewe muri we zamuzuye mu bapfuye, iziha twebwe nk'itorero ryawe ngo zidukoreremo cyane, utwuzuze umwuka wera, uduhe gusa n'isumba byose n'icyo twahamagariwe. Mana, tugusabye ubuntu bwinshi buduhishurire Yesu, nk'uko utamutwimye ngo apfe hakabuza ntibareka kumuduhishurira. Uduhe kumumenya, dukurire muri we, turusheho gusa nawe, tumwamamaze, tumubereho, kandi benshi mu isi yacu bubaha umwana w'Imana. Ndagushimiye uyu munsi, ngushimiye Pastor Ange, ngushimiye buri wese uri ku rubuga, mwami waje kugira ngo dufatanye kumva ubutumwa bwiza. Ndamusengeye kugira ngo buri wese nta neza, nta mugisha, ntacyo nabona gusaba kirenze kuvuga ngo kubw'ubuntu bwawe duhishurire Yesu, utumenyeshe umwana w'Imana, tumenyeshe icyo wakoze muri mwe, tugere no kumuzuko bapfuye, ahubwo tubonye abone dusa nawe. Ndabizi ibyo mu isi uzabiduha, sabiye buri wese ngo urebe ibimuvunye, niko Petero yavuze ngo ntihakagire icyo twiganira, ahubwo ibyo twifuza binywe nawe tubisabiye tubyingingira. Ndagushima, ndasezera Mana ngo buri wese ufite icyifuzo, ufite icyo agusaba, ufite icyo agutegerejeho, ubwo utatwimye umwana wawe nk'uko Pawulo yabivuze, uzabute kumuduhana n'ibindi byose. Ugire neza buri wese, umubere igisubizo kugira ngo abone ishimwe ryo kugushimira. Sengeye iki cyumweru tugiye gutangira muzabe mu ruhande rwacu, buri wese musabiye ukuboko kwiza mu kazi azaba arimo, uzabane nawe, umunezero w'agakiza ntukabure kugaragarira ahakorera. Mwami, urinde buri wese guceceka, avuge inkuru nziza yuko Yesu ari umukiza, avuge inkuru nziza y'ubugingo buhoraho, nyamara tutabukwiriye, twarabuherewe ubuntu kuri Kristo Yesu. Urakoze, uzaduha imbaraga, uzaduha ibihe byiza byo gusabana nawe no kubana nawe no kurushaho kumva tukunezerewe. Urakoze Mana, ishimwe ribi ryawe, ikuzo n'icyubahiro bibi byawe, ariko gusa na Yesu kurushaho kunguka kumumenya, imigisha twaboneye muri we bikomeze kuba ibyacu no kubikuriramo no gutera imbere mu mwuka, kugira ngo utubonye wese ahereze Imana icyubahiro. Bibi byacu uhereye n'urukagize iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Amen, 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 amen. Urakoze cyane Pastor, dukuri, we love you so much. Antuka tugiye gutangura somere nziza tunezerewe turukiye muri Kristo Yesu. Hari abanyandikiye bashima message bavuga bati mwakoze kumutumire mwaturondereye, nibaza yuko uzogaruka next time uko abyemeye. Abandi mwese mwakoze kubana natwe, Umwami Yesu abandanye abihishurira, mubandanye kumumenya gisumba ubutunzi bwose umuntu yashaka kuronka ku isi. Mugire umunsi mwiza, ubwo tuzongera next time. Bye bye. Amen. Merci beaucoup Ange, Imana ibahezagire gose. Ego, bye mwese. Bye, merci. God bless you.